urugero rwa bamwe mu baturage bubatse amazu bararamo ndetse bakanayasiga n'umucanga ariko badafite ubwiherero n'abatuye mu kagari ka Karwasa mu murenge wa Gacaca ho mu karere ka Musanze. Bavuga ko ubushobozi bari bafite bwashiriye mu kubaka inzu, babura ubushobozi bwo kubaka ubwiherero, ibintu bituma mu bwiherero busa naho burangaye. Twabuze ubushobozi gute? Bitewe n'ubukene, hari igihe uba ufite urukumva koko byakorwa ariko ubukene bukanga ubwo tukarekera iyo nyine. Kandi mbona inzu umwana yubatse mukayisiga neza, ubwo se ubwiherero nibwo bwananiranye? Hari igihe nyine ubushobozi buba bwarangiriye. Hano ese irakoze inzu kubaka birashiraga, ntabwo ubwo nyine uko bimeze nuko byagenze nyine, nta kundi. Ubushobozi naha bwagarukiye, hari ubushobozi na wese nyine umuntu aba yayigira neza. Iyo umuntu reba nk'iyi imvura iri kugwa, hari igihe ujya muri wese ugasanga ukunyagirirwamo, mbese ukabona ntahago hasobanutse, ukaba wanakwitumana umwanda ukakugarukira hejuru y'intuza yo kubidasakaye amazi kutarukira. Ingaruka zo ntozabura ari bihabaga rigiye bizanye nk'inzoka, ugasanga mbese naho bimeze neza. Iyo uri kureba mu mwanda se n'ubundi ubaga umeze neza, weho nuko umuntu yagira neza. Nk'ubu n'urugero, nk'ubu wenda ntuye hano ni mu kibaya, nta gitari ngiyaga wenda ngo natemana icyo giti ngo nubake neza, n'amafaranga kuyabona ni ikibazo. Ubwo rero leta wenda idufashije ukajya yaduha nk'ako gati, kaduha wenda n'akabati tugasakara. Ariko mba mbona inzu mubamo yo imeze neza. Ubu iyi ni inzu uko mwita ku nzu se bwo no ubona atahe igisaragati. Hari abafite zimeze neza, abantu no baresha kandi no wagira inzu imeze neza ngo ugire ubwiherero bubi. Ubwo abafite inzu nziza n'ubwiherero bimeze neza. Kutagira ubwiherero kwa bamwe mu baturage batuye mu bice bigiye bitandukanye bigize intara y'Amajyaruguru ni ikibazo ubuyobozi bw'iyi ntara buvuga ko kibangamiye imibereho myiza y'abaturage, ari nayo mpamvu bwafashe umwanzuro bwo kutazemerera umuturage kuzamura inzu atarabanza kubaka ubwiherero. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru, umugabo wa Gahunde Maurice. Ibibazo tuvuga ko bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, human security issues, harimo isuku nke. Fasha urugero umubare dufite ubu ngubu mu ntara yacu, dufite ingo zigera kuri 218 zidafite ubwiherero. Ikibazo dukeneye gukemura byihutirwa byo mu mihigo yacu, kizaba cyakemutse mbere y'uko uyu mwaka w'imihigo urangira. Mu nama nyunguranabitekerezo duheruka gukora hashize ibyumweru 2, iki kibazo twagihaye umurongo, twemeranya ko zimwe mu ngamba ari uko nta nzu tuzajya kwemera ko kubaka itaratangira ubwiherero. Mbere y'uko bubaka inzu mu mibare dukesha ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru ngo nuko ingo zisaga 218 arizo zisigaye zitagira ubwiherero mu turere twose tugize iyi ntara y'Amajyaruguru. Ngo intego nuko uyu mwaka w'ingengo y'imari ugomba kurangira izo ngo zose zarabonye ubwiherero. Muhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.